rero tuvuga nubwo abantu bari gusenga insengero zirafunguye ntabwo ari igihe cyo gusenyera mu nsengero gihirire Imana irashaka umuntu ku giti ciwe igihe cyo kuvoma ntabwo ari iki ngiki ubu byutse buri imbere gatoya ubu nta bubyutse buhari Imana ni murindira Imana bategereza Imana ntabwo ari igihe cyo kuvoma nawe ari kuvoma ni ibiroha ntabwo ari amazi meza barindire imbere gatoya ububyutse Imana izabutanga babe barindiriye ububyutse burahari imbere gatoya nejo ububyutse bwaza Banyarwanda bakinihira Imana bakihamagara by'ukuri Banyarwanda mwegere umusaraba mwe kuvaho mwegere Yesu ubutabazi burahari ku gihugu cyacu ubutabazi burahari ku bayobozi b'igihugu ubutabazi burahari ku Banyarwanda yemwe bari mu mahanga mwegere umusaraba mwe kwicara mwayo mahanga ngo mugende mushayishe mujye mu businzi mujye mu busambani mujye mu mujye gushayisha mujye mu butinganyi mujye no musenye cyane musenyera ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu kugeza mu kwa karindwi narabibabwiye na n'ubu ngubu biracahari abantu murimo muribagiwe ni ugusenga mwambara imbaraga mwegere umusaraba ukwezi kwa gatatu kandi mureke mbabwire umuntu wegere umusaraba neza akaba yikorera umusaraba yariyanze yarakurikiye Yesu aya mezi Imana izamutambutsa aya mezi Imana izamurengera aya mezi Imana izamutabara yemwe bavyeyi Imana ibegere ibagirire neza mureke Imana yitwe Imana bagenzi ni kumuririmbye yavuze narababwiye ngo hari Imana igiye gutambuka ku mipaka mubigira urwenya ese muri gusenga muti reka dusenye muri iyi minsi nge nimo nshimira abantu barimo bavuga bati turi guhindura umushitsi imbere y'Imana toya hariho gutungurwa kwa benshi hariho gutungurwa ariko umuntu wikoreye umusaraba ntazatungurwa umuntu wikoreye umusaraba wa Yesu uhetse neza Imana nta na kimwe izamutunguza Imana idufashe itugirire neza ariko mureke mbabwire abasore urubyiruko iyi minsi mwegera Imana mwikorera umusaraba wa Yesu abawurambitse batakiwuhetse mwongere mu buheke hari impamvu wese ku giti ciwe nta kujarana ntawe ugira ute buri wese Imana imushaka giti ciwe ibyo bangwa insengero ngo hari izifunze hari izigira hari izifunguye no iki ni igihe nta mariba yo kuvomeraho ahari buri wese ku giti ciwe kuko nayo bonye Imana ibinyereka mubwire ngo utangarize wowe urimo wirirwa utega abantu imitego wirirwa uvuga ngo aba bantu reka mbahumanye yewe ahumanyije ubwoko bw'Imana ukaya gushaka ibintu byo guhumanya abaturanyi bawe ukaya gushaka ibintu byo guhumanya abana b'abaturanyi bawe ufite akaga n'amakuba yemwe abahanuzi mwirirwa muvuma abandi bene so mubavumira ku gahera mwirirwa mubatongera Imana ifite agahinda Imana itwambike imbaraga ibagirire neza iki ni igihe cyo kwegera umusaraba muri kukurindira Imana yambwiye yuko nubwo abantu iyi minsi batari kujya mu nsengero abantu barindiriye Imana barindiriye aho ngaho bicaye iwabo aba barindiriye mbese basenga binginga Imana ubutabazi burahari abantu bari maso ubutabazi burahari reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana aho dukunda kandi ukurikira ibigana byose bica ku Musaraba TV ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose ku migabane itandukanye mugiye muherereho mukaba mudukurikiye muri kano kanya mwese ndabasuje kandi mbifurije umugisha w'Imana Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu Imana ihire ubwenge bwanyu bitekerezo byanyu bitekereze neza mu izina rya Yesu Kristo bitekereze ibyabateza imbere gatekereza n'igihugu mugiye mutuyemo Nishimiye kwa namwe mu cyo kiganiro ndi kumwe na Oliver n'umukozi w'Imana Imana yamagaye mu gihe nk'iki ngiki iri kugenda ikoresha ibintu bikomeye cyane Oliver uraho ko witonze cyane abazi Imana yabo bazakomera
nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. amen. Amen. Uraho neza? Aho neza ndashima Imana. Imana iracaturinze, ntabwo naherukaga ariko uyu munsi Imana yanshoboje. Rero ni wa wundi inshuti yanyu cyangwa se umuvandimwe wanyu, narababwiye ngo ntabwo ndi umukozi, ngewe ndi umwana w'Imana. Abakozi baha ibijumba, igihe cy'abakozi kigiye kurangira, sinzi niba mutabibona. Rero ndabakunda, Umusaraba TV ndabakunda, abari ku mpera y'isi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mbese ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndabakunda, ndi umwana w'Imana, ntabwo ndi umukozi. Umukozi bamuhaye ibijumba, abandi bakarya inyama cyangwa se agafiriti. Imana ibahe umugisha. Yego, abana barya, abana b'Imana, abana barya inyama cyangwa se ifiriti, ariko abakozi bakarya ibijumba. Hari umuntu wavuze ko azagurira Oliva inyama, ko twonye ko Oliva ashobora kuba akunda inyama. Nyabona agurira inyama Oliva ari mutarazigura. Twakavuze umuntu abatise Oliva ngomba kumugurira inyama, yarazikuguriye? Ntabwo muri komande nawe ubonye ko ntabwo nigeze mubona, ntigeze namvugisha ngo ambwire ibyo ngibyo. Ndamuzi nubwo tutajya tuvugana, ariko ndamuzi, azazikugura, abyumve ko twamwibukije. Nshobora kuyibona ahandi ariko we ntabwo muzi, urazanyibwira. Ni kariho nta kibazo. Imana ishimwe. Dushimye Imana Oliva ko yakurinze natwe ikaturinda, twatwongegura tutishwe n'ibyaha, katuge ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Yego. Wari umeze neza rero? Meze neza, ndashima Imana. Nta kibazo, bimeze neza. Ndashima Imana kuko ikindinze namwe yarabarinze, kandi nizere ko n'abandi barimo banyumva, banteze amatwi, Imana ibarinze. N'umuryango wanjye Imana iraburinze. Ibyo rero ntabwo nakwirirwa mbivugaho byinshi. Ndi gushima Imana muri aya masaha ibaye ikiturinze. Urakoze cyane, reka tuve ngo Imana igumugisha, reka tugusaba noneho usenga Imana, numara gusenga Imana ukomeze tugezaho ubutumwa uko Imana yabuguhaye. Ni karibu. Uri Imana nziza, uri Imana ishoboye ibintu byose, kandi urakiranuka, ufite imbaraga. Masaha nk'aya turagushimye kuko wabanye natwe, waturinze. Mana, izina ryawe uraga icubahiro. Ijambo ryawe Mwami rirera, ijambo ryawe rirakiranuka. Mu izina ryawe Yesu, ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho. Nsengeye imitima igiye kwakira ijambo. Mana, imitima ya buri umwe wese uyikingure, kandi uzibure n'amatwi y'abantu agiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ntirice mu gutwi ngo rike mu kundi, aho koresha inyuza imitima yabo. Ni mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Tugiye rero gusoma amagambo y'Imana ari aha ngaha muri Mariko ibice 8:34, turageza aha ngaha kuri 38. Umutwe w'amagambo reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Yego. Ahamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi ntiyakwa ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se. Amagambo y'Imana. Amen. Ijambo rero nariha umutwe w'ijambo uvuga ngo kwikorera umusaraba cyangwa se kwiyanga ukikorera umusaraba. Imana yacu nishimwe. Aha rero ni Yesu wabwiye abantu mu mahanga,
abwira igihugu cy'u Rwanda, abwira abantu bari ku mpera y'isi, abwira abantu bari muri Amerika, muri Kenya, aho ngaho mu Bubiligi, mu Burundi, mu Buganda na Kongo hose. Arababwira ati ushaka kwiyanga wese nankurikire yikorere iki? Umusaraba we. Imana yacu rero nitugirire neza. Abantu benshi bananiye kwikorera imisaraba yabo, cyangwa se umuntu wese hari unaniwe kwikorera umusaraba we ukamunanira. Ariko ijambo ryatubwiye ngo mbese kuba watunga ubutunzi bwinshi cyangwa se ibintu byinshi udafite ubugingo byakumarira iki? Ugatunga ibintu byinshi naho ku isi yose babikwikoreza bakabiguhereza, yewe uri mu mahanga, yaba uri hano mu Rwanda, ugatunga ibintu bya mirenge, ariko udatunze ubugingo cyangwa udatunze Kristo, byakumarira iki? Niko Yesu yatubajije, cyangwa se arimo abaza muri iyi minsi. Arabangusha akungukira wese niyange yikorera iki? Umusaraba we. Iki ni igihe kigoye. Yesu yavuze ngo muri iki gihe kigoye icy'ubusambanyi, Yesu yanavuze ngo umuntu utarimo umpamiriza muri iyi minsi ya none ngo ahamirize iby'ubugingo, ahamirize mu mahanga, uwo nguwo nawe Yesu ntazamuhamiriza imbere ya se. Imana yacu nitugirire neza kandi nidufashe iturengere. Wa munyarwanda we, wa munyamahanga we, nakubajije ngo mbese wikoreye umusaraba wawe ute? Abasore muri iyi minsi baraneye kwikorera imisaraba yabo, abagabo muri iyi minsi baraneye kwikorera imisaraba yabo, ababyeyi baraneye kwikorera imisaraba yabo, abagabo nabo barananiwe muri iyi minsi. Imana yacu tugirire neza. Hariho ababaza ngo mbese umusaraba ni iki? Inzara yakubera umusaraba, urubyaro wabyaye rwaba umusaraba, umugore washatse yaba umusaraba, umugabo washatse yaba umusaraba. Imana yacu ni ishimwe. Imana itugirire neza. Ese muri iyi minsi uhagaze ute? Imana idufashe kandi turengere. Abagabo benshi baraniye kwihangana, kwikorera imisaraba cyangwa kwikorera umusaraba. Umudamu nakubwiye ngo yakubera umusaraba, ukabinanirwa kwihangana, warangiza ukavuga uti ibyo ari byo byose uyu mugore Imana yambaye ni ikigeragezo. Umusaraba ukakunanira, ugatangira ukicira inzira, nyamara ukagenda ukajya mu bindi byangwa n'amaso y'Imana, ugatangira ukareba ku bakobwa b'abandi, ugatangira ukareba ku bagore b'abandi, ndetse ukanicuza. Ubwo waraniwe kwikorera umusaraba, wanze kwiyanga ngo wikorere umusaraba wawe. Ariko muri aya masaha nakubwira ngo wa mugabo we ihangane, wa mudamu we nawe uri kuvuga ngo umugabo Imana yaguhaye ni ikigeragezo, uwo ni umusaraba wawe, wikorere wihangane. None se uwo musaraba kunaniwe ugahora uhambira buri munsi, ufata ibifurumba vuga ati nahaguruka nkagenda, urugo narusohokamo kubera ko unaniwe umusaraba wawe. Niba unaniwe rero uwo musaraba, nyamara urabona yuko uri kuyoba, nta bugingo. Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira wese yiyange yikorera umusaraba we. Abantu benshi akuvuga ati rero nakwahukana umusaraba ukawucamo kabiri, nyamara ejo n'akaga n'amakuba nikaza, wa wundi wikorera umusaraba we akihangana, uwo musaraba uzamwamusa mu kaga n'amakuba. Noneho ko wawucimbuyemo kabiri ntuwikorere, ukumva uremereye, akaga n'amakuba nikaza, uzakwambutsa gute? Imana idufashe. Wa musore we kunaniwe kwihangana, ukavuga ngo ubaye mukuru, ngo imyaka ibaye myinshi, ngo uri kurambagiza bikanga, ukagenda ugacimburamo umusaraba, ukajya mu busambanyi, kandi Imana ntabwo ibyo yaguhamagariye. Umusaraba uciyemo kabiri, inyamara Imana ntabwo iri bibone neza. Waciye mu musaraba kabiri, ubwo ngo ntabwo waba wiyanze ngo wikorere umusaraba wawe. Imana itugirire neza. Ijambo ryatubwiye ngo uwemera kumpamiriza mu bantu, ni Yesu wabwiye abantu
cyangwa se abibwira abigishwa noneho ntabwo ari ab'icyo gihe. Imana iri kubwira abo mu gihugu cy'u Rwanda, iri kubwira abantu bari mu mahanga, yemwe abantu bananiwe kwikorera imisaraba yabo, inzara, ubushomeri buri kuza, umuntu akananirwa kwikorera umusaraba we, akaba ati ngiye gushaka akazi, yahagera akakabona amanje yatanga umubiri we. Inyamara ibyo ngibyo Imana yarabyitegereje irareba, ibona umusaraba warawurambitse, ntabwo washoboye kwihangana ngo wihanganire ubwo bushomeri, wihanganire kubura akazi. Imana itugirire neza. Mwa bakobwa mwe munaniwe kwikorera imisaraba yanyu, muri kurambagizwa ntibyemere, nyamara kugira ngo musenge Imana mwihangane. Muri kuvuga ngo twajya mu bapfumu dushake imiti twisige, dushake igikundiro, nyamara imisaraba muyikimbuwemo kabiri. None Yesu yaza, mwahura n'urugamba, mwahura n'ibigeragezo, mwamuhamagara mute? Ese umusaraba wakwambutsa ni uwuhe? Imana idufashe itugirire neza. Ikorera umusaraba wa mukobwa we uko bikwiriye, wijya kwisiga imiti, wijya mu bapfumu bikubwira ngo kenyera utungutu niko tuzatuma abasore bagukunda, barimo bakubesha. Wa mubyeyi we bikubwira ngo genda ushake ibi n'ibi, usasa n'aha ku mutware wawe, ibindi ubimugaburire ngo byemere, ntabwo bizemera, barimo bakubesha. Ihangane wikorere umusaraba, inyamara mu kwihangana uzabonamo ingororano, mu kwihangana uzabonamo ubutsinzi, mu kwihangana uzabonamo imbaraga z'Imana. Imana nitugirire neza, nitwambike imbaraga. Iyi minsi ni iminsi igoye, Imana yacu nishimwe. Abantu benshi baraniwe kwihangana, bari gucuruza ntibyemere, bagahomba, akavuga ati ibyo ari byo byose ndajya gushaka imiti nyicururizeho. Aho uri kwibesha, aho ukwihangane, wikorera umusaraba wawe muri iyi minsi mu bucuruzi, naho umusaraba waza, ubwo bucuruzi guhomba bwabamo umusaraba. Imana nitugirire neza kandi kwambika imbaraga. Abantu benshi baragiye bafata za banki batabashije kubaza Imana, baragenda bishora mu kuguzanya amafaranga mu nguzanyo. Inyamara igihe kirageze, barimo bakwishyuza amadeni, wabuze icyo wishyura. Urimo uvuga ngo mbese bizagenda gute? Uri kwiri guhamagara, ese ko urimo uhamagara wabajije Imana, warasenze ko wiyoboye, wishizeho umusaraba utazashobora? Imana nigufashe kandi kugirire neza. Ni kuki yewe wagiye gufata amafaranga banki y'abandi ukabura ubwenge, utabanjije wabaza Imana? Inzu yawe ikaba yaragiye, mbese bizinesi zawe zose zikaba zaragiye, ukaba usigariye aho ngaho, ukaba uri kurira Imana ngo nikurengere. Ngaho rero ongera wegere Imana, kubera yuko umusaraba warawucimbuye uwucamo kabiri. Imana nikurengere, wegere Imana muri iyi minsi. Imana nidufashe. Abantu bari kwicira inzira, mwabahanuzi mwe, Imana yaduhaye ububasha bwo gusenyera abarwayi, yaduhaye ububasha bwo gusenyera abafite ibibazo n'intambara n'ibigeragezo, ariko munaniwe kwikorera umusaraba wa Yesu. Murimo mugenda mufata ikibitsanyo Imana yabahaye, mwirirwa mucibisha, mwiba, muri ibisambo, muri abajura. Igihe kirageze, Imana aho hantu yarababaye. Imana ibafashe kandi tugirire neza, itwambike imbaraga. Ubwesikoro muri iyi minsi burahari, Imana itwambike imbaraga. Mbese muri gusenga mute? Iyi minsi muri gusenga mute mwa basore mwe? Muri gusenga mute mwa babyeyi mwe? Umusaraba ntimwawurekuye. Yemwe abari kwirukanka mu butunzi, wirukanse mu butunzi ugafata iby'isi, niko nababwiye, byose bikaba ibyawe, ukabyirundarundaniraho. Ese urabona ubugingo wabubona hehe? Warirundanijeho ubutunzi. Umuntu rero wirundanijeho ubutunzi, niko gupfa kwiwe, niko kwicukurira imva. Ahubwo reka kureba ku butunzi ngo wikureho ubutunzi, reba imbere, wikorere umusaraba wa Yesu, wegere umusaraba. Imana igufashe kandi kugirire neza.
iyi ni iminsi igoye kandi iminsi iruhije. Abantu barimo basenga, abanyarwanda bari kuvuga bari gusenga, mu mahanga abantu bari kuvuga ngo bari gusenga. Hari ikintu Imana mu ijoro ry'ejo bundi yanyeretse, mbona abantu bafite amajerekani menshi, abantu bari benshi cyane bajya ku iriba, bagenda bagiye kuvoma babura amazi. Umuntu w'umugabo araza arababwira ati mwebwe murimo muvuga ngo amazi ari hehe? Ni mube murindiriye, mube mutegereje amazi ari bugaruke. Nababwira ngo muri iyi minsi rero, nubwo bari kuvuga ngo hari insengero zifunguye, ngo hari insengero ziri gusengwamo, ntabwo iki gihe ari icyo gusenga, iki ntabwo ari igihe cyo kuvoma. Amazi yarafunze, nimutegereze murindire. Gutegereza nta kundi, buri wese ku ruhande rwiwe, atari uvuga ngo nupfa kugenda, buri wese ku ruhande rwiwe. Naho ubundi amariba cyangwa se iriba byarafunzwe. Umuntu yarambwiye mu nzozi, mbona umuntu arimo abwira abantu ngo nimube murindiye, barimo bivovota ngo babuze amazi. Mbona abandi birukanka mu misozi, mbona bavuga ngo tugere tujye gushaka kurindi riba ngo tujye kuvomayo, bari bafite amajerekani. Rero iki ni igihe amariba afunze, nimube mutegereje murindiye. Yemwe bashumba mube murindiye, yemwe bahanuzi mube murindiye, yemwe abanyamasengesho mube murindiye. Ariko murindire mwikoreye umusaraba wawe Yesu, mutawurambika hasi. Mu bibagoye, mu bibaruhije, mwe kurambika umusaraba hasi. Umuntu ari kurambika umusaraba hasi akabona umugabo inzira ntazo, inzira z'akazi ntazo, nta butunzi, yarangiza akavuga ati ibyo ari byo byose ngiye kunyura hirya, ngere nisambanire, nimara gusambana mbona amafaranga, kubera ko uyu mugabo ntacyo akimariye, nta kintu ari kuzana. Kandi wa mugabo urimo umurenganya, nawe yabuze uko yabigenza. Warangiza ukurutsa umusaraba hasi ukawucamo kabiri, uri kuva ukajya hehe? Ubwo butunzi butavuye ku Uwiteka Imana, buvuye mu busambanyi, buzakurimbuza, nta bugingo. Imana nidufashe tugirire neza. Umugabo ari kuvuga ati rero uyu mugore nashatse ni inyatsi, ntakiri umugore, reka njye kwishakira abandi bafite amafaranga. Umva nkubwire wa mugabo we, urimo uri kuyoba umusaraba, rukukimbura, urukucamo kabiri. Aho ukihangane we kugera ngo uvuge uti ntaye urugo, najya kwirebera abandi bafite amafaranga. Kubwira ngo umusaraba wawuciyemo kabiri. Imana igufashe kandi kugirire neza. Reka Imana twambikiye imbaraga muri iyi minsi. Ni iminsi igoye, ni iminsi uruhije. Ijambo rikubwira ngo mwikorere umusaraba mwiyange. Iki ni igihe cyo kwiyanga mwa bagabo mwe, iki ni igihe cyo kwiyanga mwa babyeyi mwe, iki ni igihe cyo kwiyanga mukikorera umusaraba. Mwihanganire mu ngo zanyu, mwihanganire abana banyu, mubihanganire uko bari kose. Nimusenge, icyo nzi cyo ushobora kugira urubyaro rukakunanira, uwo ni umusaraba. Ihangane usenge, wibavuma ngo uvuge ngo ni ibicucu bararindagiye, nta bwenge bafite. Ubwo ngubwo nawe ubwawe urimo uri kubica, uri kubashaho imivumo itariho, uvaho ntacyo bazimarira. Rero ihangane wa mubyeyi, ihangane wa mugabo we, ihangane muri karitsiye utuyemo, ihangane. Wivuga ngo wa mubyeyi we ngo barimo bakuroga, barimo bagutega imitego. Ihangane, wijya gucunisha, wijya guhamagaza, harimo n'abajya gushikisha. Ihangane wijya gushikisha ngo uhamagaze, ngo umenye ngo ni nyinya runaka. Umusaraba uciyemo iki kabiri. Imana itugirire neza kandi itwambike imbaraga. Iyi ni iminsi yo kwegera Imana, iyi ni iminsi yo kwegera umusaraba wa Yesu. Twegera umusaraba. Abantu umusaraba barawuhunze, abantu umusaraba bawuvuyeho, abantu umusaraba uteye umugongo. Imana idufashe kandi itugirire neza. Mu kazi urukwirirwa wibamo, uri umwesikoro, ubesha. Ikorera umusaraba we kubesha mu bucuruzi, Imana ye kukubona nabi. Imana idufashe kandi itugirire neza, itwambike imbaraga. Iki ni igihe cyo kubabwira ngo aho kuvomera ntaho, amariba arafunze, nta mazi ahari. Turindire, Imana idufashe kandi tugirire neza. Muri kukurindira, Imana yambwiye yuko nubwo abantu iyi minsi batari kujya mu nsengero, abantu barindiriye Imana, barindiriye aho ngaho bicaye iwabo, aba barindiriye mbese basenga binginga Imana. Ubutabazi burahari, abantu bari maso, ubutabazi burahari.
banyarwanda bakinihira imana bakihamagara by'ukuri. Banyarwanda mwegere umusaraba, mwe kuvaho, mwegere Yesu. Ubutabazi burahari ku gihugu cyacu, ubutabazi burahari ku bayobozi b'igihugu, ubutabazi burahari ku banyarwanda. Yemwe bari mu mahanga mwegere umusaraba, mwe kwicara mw'ayo mahanga ngo mugende mushayishe, mujye mu businzi, mujye mu busambani, mujye mu bugome, mujye gushayisha, mujye mu butinganyi, mujye no mu bindi byose biteye isoni. Mwikureho za nyabingi abanyamahanga badafite umumaro, mwe kubikururira kugira ngo Imana ibagirire neza. Yewe uri muri Amerika wegeye umusaraba gute wa mugabo we? Uri hirya mu kindi gihugu wegere umusaraba ute wa muvyeyi we? Nubwo bamwe ari mu bindi bihugu begere umusaraba, bagiye kubona ineza y'Imana. Imana nitugirire neza, itwambike imbaraga. Nawe ngubwire ngo utangarize, wowe urimo wirirwa utega abantu imitego, wirirwa uvuga ngo aba bantu reka mbahumanye. Yewe ahumanyije ubwoko bw'Imana, ukajya gushaka ibintu byo guhumanya abaturanyi bawe, ukajya gushaka ibintu byo guhumanya abana b'abaturanyi bawe, ufite akaga n'amakuba. Yemwe abahanuzi mwirirwa muvuma abandi bene so, mubavumira ku gahera, mwirirwa mubatongera. Imana ifite agahinda. Imana itwambike imbaraga, ibagirire neza. Iki ni igihe cyo kwegera umusaraba. Umuhanuzi wegere umusaraba nyakuri ntabwo agenda ngo avume bene se. Imana nidufashe rero kandi tugirire neza, itwambike imbaraga. Ubutabazi burahari rero ku bantu biringiye Imana, ubutabazi burahari. Kandi mureke mbabwire, ubutana habwe ngo musenye cyane, musenyera ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa gatanu kugeza mu kwa karindwi. Narabibabwiye na n'ubu ngubu biracahari. Abantu murimo muribagiwe ni ugusenga. Mwambara imbaraga, mwegere umusaraba ukwezi kwa gatatu. Kandi mureke mbabwire, umuntu wegere umusaraba neza akaba yikorera umusaraba yariyanze, yarakurikiye Yesu, aya mezi Imana izamutambutsa, aya mezi Imana izamurengera, aya mezi Imana izamutabara. Umuntu wahetse umusaraba by'ukuri ari mu bwisho bw'Imana. Ariko niba warambitse umusaraba, ubwisho bw'Imana ntabwo buriho kuri wowe. Imana idufashe itugirire neza. Yemwe bavyeyi, Imana ibegere ibagirire neza. Mureke Imana yitwe Imana. Bagenzi ni kumuririmbyi yavuze. Narababwiye ngo hari Imana igiye gutambuka ku mipaka mubigira urwenya. Ese muri gusenga muti? Reka dusenye muri iyi minsi. Nge nimo nshimira abantu barimo bavuga bati turugwindura umushitsi imbere y'Imana. Abakunzi b'Umusaraba TV ndi kubashimira. Hari abari guhinda umushitsi imbere y'Imana, bari kumva ijambo ry'Imana bagahinda umushitsi. Bamwe baba bati twakwihana, kandi pe bakihana. Uko umuntu yarize, mbese yarize cyane, ukumva ahari n'amarira n'ibimwira byamanutse kubera guhindura umushitsi imbere y'Imana. Abantu bafite agahinda n'intimba ko basubiye inyuma, abantu bafite ubwoba kuko Imana itakibabona. Ariko mureke mbabwire, nta kuba tera ubwoba kuriho. Muze rero twegere Imana, twikorere umusaraba, twiyange. Iki ni igihe cyo kwiyanga, tukegera Imana. Imana ibafashe kandi ibagirire neza. Kandi imbere gatoya hariho gutungurwa kwa benshi, hariho gutungurwa. Ariko umuntu wikoreye umusaraba ntazatungurwa. Umuntu wikoreye umusaraba wa Yesu uhetse neza, Imana nta na kimwe izamutunguza. Imana idufashe itugirire neza. Ariko mureke mbabwire abasore, urubyiruko, iyi minsi mwegere Imana, mwikorere umusaraba wa Yesu. Abawurambitse batakiwuhetse mwongere mu buheke. Hari impamvu. Imana idufashe itugirire neza, itwambike imbaraga. Rero banyarwanda, abari mu mahanga, reka twegere Imana, twikorere umusaraba. Abantu barananiwe, baracogoye, umusaraba barawurambitse, bari kwanga kwihangana, bari kwivovotera Imana. Imana yambwiye ngo mureke kwivovota. Imana rero ibahe umugisha kandi bambike imbaraga. Imana ibagirire neza. Ibyo nibyo nabasabiraga, nayo nisabira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Oliva, Imana iguha umugisha. Tujya tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu.
nk'uko wari wigarutseho ubushize watubwiye ngo musengere ukwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu no kwa karindwi harya kugeza mu kwa karindwi uyu munsi kwa gatatu kurarangiye kubitangaje kwa gatatu kusa nko kurangiye ubwo kwa gatatu birakureba kwa gatatu ni nawe babwiye ngo kwa gatatu ni nakubabwiye kwa kare tugiye kukujyamo nyine kugeza mu kwa karindwi ayo mezi ameze ate kukivuga ngo dusengere cyane ayo mezi bitandukanye n'andi mezi atandukane he n'ayandi mezi umwaka ushobora kuba ari umwaka mbese ushobora kuza ari umwaka akabukwa mu kwa kane kwa gatanu ni yego nibyo nta mwaka utaza utarimo ayo mezi ariko bivuge ngo abantu barambitse imisaraba bari barahetse imisaraba bakayirambika kubera ibibazo n'intambara bakava kuri Yesu umusaraba bakawurambika nibongere begere Yesu bongere bikorewe umusaraba abananiwe kwihangana bongere basubire kwihangana kuko Yesu nasanga baravuye mbese mu byizerwa umusaraba barawurambitse barawukimbuye nta mukaga kari imbere shanga mu bikomeye bizabiriho inzara yabiriho akaga n'amakuba kaza intambara zaza zo mbese nawe utuye intambara yaza mu bana bawe intambara yaza ariko wa musaraba utarawukimbuye uzajya uwambukiraho nuhamagara Imana ariko niba warawurambitse nta kizakurengera dusenge rero abantu basenge muri ayo mezi gute basenge bati n'amasengesho yo kwiyiriza amasengesho muri aya mezi amasengesho umuntu duteze amatwi kuvuga ngo senga muri aya masengesho ahita akubwira ngo n'uwenda senga noneho ko haje umwihariko w'ayo mezi basenge bate basenge gute bitandukanye uko basengaga basenge bitandukanye hari ugusenga ukava mu bidafite umumaro ugasenga utabivanga gusenga ni ukwiyiriza ukavuga uti uyu munsi ndigomwa mfata amasengesho niyiriza ni ukwigomwa nimba wabyukaga urya unywa mbese ukibagirwa ukumva ko inda yawe ariyo kurya gusa ugatera umugongo umusaba ugatera umugongo Yesu ongera ugaruke niba utasengaga usenge kabiri wasengaga rimwe wongezeho usenge kabiri wasenga kabiri asenge gatatu utasengaga asenge niyo yasenga uwo munsi Imana yamuha umugisha yego ikindi kintu ngira ngo usezere ndabona ushaka kuncika wavuze ngo nubwo isengero zifunze ariko n'Imana iba kwamasinze ukuntu bivuze by'amariba atari igihe cyo kuvoma ndi kwibaza ko nubwo isengero zimwe na zimwe zifunze zitujuje ibisabwa ariko hakaba n'isengero ziri gukora nubwo ziri gukora ese Imana ntabwo byemera ko zikoze imbere y'Imana zakaye zose zifunze bashobora kuba bari gukora ariko Imana itabyemera bisobanutse gute ntago cyagiye cyo gufunga insengero zose bimeze bite nakubwiye ngo hariya nararyamye Imana inyereka abantu bagiye kwiriba bafite amajerekani bari benshi babyigana bagiye kuvoma basanga nta mazi ariho haza umuntu w'umugabo arababwira ati ntabwo iki ari igihe cyo kuvoma mbega bagiye kuvoma barababwira ati ko amariba yabuze arababwira ngo nimutegereze amazi ari bwongere kuza mbona bazamuka bava bati tugende kurindi riba rero tuvuga nubwo abantu bari gusenga insengero zirafunguye ntabwo ari igihe cyo gusenyera mu nsengero gihirire Imana irashaka umuntu ku giti ciwe igihe cyo kuvoma ntabwo ari iki ngiki ubu byutse buri imbere gatoya ubu nta bubyutse buhari Imana ni murindira Imana bategereza Imana ntabwo ari igihe cyo kuvoma n'abari kuvoma ni ibiroha ntabwo ari amazi meza barindire imbere gatoya ububyutse Imana izabutanga babe barindiriye ububyutse burahari imbere gatoya n'ejo ububyutse bwaza n'ejo bundi bwaza Imana ibahumurize ariko uyu munsi nibasengere mu ngo isengero baziretse baziretse kujyamo iki ni igihe buri wese ku giti ciwe nta kujana ntawe ugira ute buri wese Imana imushaka giti ciwe ibyo bangwa insengero ngo hari izifunze hari izigira hari izifunguye no iki ni igihe nta mariba yo kuvomeraho ahari buri wese ku giti ciwe kuko nayobonye Imana ibinyereka amen birasobanutse wabigiraho ikibazo agiye kumuhamagara ku nomero agiye gutanga wakwifuza ko basengana nawe ari bumuhamagare wakwifuza kwatura nawe ari bumuhamagare dukeneye yuko ubugingo babuzima imibiri bikaba mizima ndetse n'ubugingo nabwo bukaba bizima ko Yesu yavuze ngo birindwe kugira ngo bitazabonekaho umugayo ubwo Yesu azagarutse dore nimero za telefone usenga Imana
Nomero ya telefone ni 0788 210 453. Imana ibahe umugisha. Amen. Bana yacu turagushimira izina ryawe icubahiro. Haleluya. Ijambo ryawe rigeze ku banyarwanda, rigeze ku bihugu byose bitandukanye ku isi yose, yuko abantu dukwiriye kwikorera umusaraba tukiyanga tugakurikira Yesu, kuko umuntu wese wiyanze agakurikira Yesu wazabona ubugingo. Kandi data watubwiye ngo dukwiriye kuguhamiriza, natwe ukazaduhamiriza imbere ya So. Imana yacu nishimwe. Mana nsengeye abumvise iri jambo mu izina rya Yesu Kristo, reka mwami uze ubane nabo. Mana ubagirire neza. Mana mu izina rya Yesu ugirire neza igihugu cy'u Rwanda, ugirire neza abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye. Mana izina ryawe icubahiro. Ganzero kandi utegeke, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti turakoze. Amen. 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 Urakoze cyane Oliva ku kiganiro kivuga ubutumwa cyiza utugejejeho, ndetse no kutumwa Imana igwe ko utugejejeho, kamvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Awakiriye. Dushimiye n'umuntu wese wanye natwe muri cyo kiganiro kuva dutanye kugeza ku musozo. Reka nawe tumubwire ngo ineza y'Imana imumugisha, kandi umugisha Imana yageneye abakozi b'Imana nawe Imana imuheho ntacyo bitwaye. Reka tuzasubira ubutaha, ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro.